Nongeye kubasuhuza, nongeye kubaramutsa abanyarwandakazi, banyarwandakazi aho muri hose, hano mu Rwanda, muri Afurika, Aziya, Burayi, Amerika, Australia, za Canada, hose aho muri kuri iyi si ya Nyagasani, ngira mu y'Imana n'imigisha yayo. Ni Asumani Niyonambaza, Rwanda Rugari TV na Rugari Akadomorwa. Nkomeje gushimira mwebwe mwese ku nkunga zanyu mudutera, mwebwe mwese mukora subscribe cyangwa se abone, twereka ko turi kumwe kandi muha agaciro byo tubategurira, abakora like, abakora comment, abakora share cyangwa partage, bahanahana ibiganiro byacu n'amakuru tubagezaho. Mwese muraba agaciro kuri twebwe. Iyo nkunga turayishima cyane kandi turabasaba ngo mukomeze mudutera inkunga, kubera ko byose iyo mudutera inkunga bitugaragariza ko turi ku murongo umwe, ku mpamvu imwe y'ineza y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi barukunda igihugu cyacu, bizihiwe nacyo, bagishakira ibyiza, bagishakira amahoro, ituze, umutekano n'iterambere mu ngeri zitandukanye, bitavanyeho ko hari n'abandi abanyarwandakazi n'abanyarwanda cyangwa n'abanyamahanga batifuriza ibyiza u Rwanda, batifuriza ineza u Rwanda. Ibyo ni uburenganzira bwabo, niba ariko kamere zabo ziteye ntacyo twabihinduraho. Ikigo n'abanyamahanga bakunda igihugu cyacu, bakunda u Rwanda, bifuriza u Rwanda ibyiza, n'abanyarwanda bakora ibishoboka byose bagatera inkunga u Rwanda, bakabanira neza u Rwanda n'abanyarwanda. Abo ni ab'agaciro. Abanyarwandakazi, banyarwanda rero, ntatinze ngira ngo mbagezeho ikiganiro nabateguriye, cyane cyane gishingiye ku busabe bwa benshi muri mwebwe, abatwandikiye, mwatwandikiye, mwaduhamagaye, bamwe bakavuga bati ariko tubimenye vuba, Rwanda Rugari TV hashize igihe gitoya tuyimenye, turayikurikira umunsi kundi, ariko hari ibyo mutubwira tukumva ntitubisobanukiwe, nta makuru tubifiteho. Abantu tubona ku mbuga nkoranyambaga, ubwo cyane cyane tuba tubibwirwa cyangwa tubibazwa n'abantu bari hanze mu ngeri zitandukanye, abanyarwandakazi n'abanyarwanda, baba bari muri politiki, mu byitwa politiki, baba bikorera utwabo, diaspora nyarwanda, abantu batandukanye. Izi mbuga nkoranyambaga zirebwa n'abantu bose, abantu benshi, abantu batandukanye, ariko hakagira babona ibyo bamwe bakora, bavugira kuri za Zoom no ku maradiyo, kuri murandasi, agahita yikanga, kareba ibintu uyu muntu avuga, rimwe na rimwe akanamwibuka, wenda hari hashize n'igihe kirekire amuzi mu buryo runaka, ariko yareba uko ameze uyu munsi n'ibyo avugira ku mbuga nkoranyambaga, umuntu bikamutungura. Ibi byo turahura nabyo rwose muri no minsi cyane. Niyo mpamvu abantu batubaza bati nimutwibutse, twabonye byinshi mubizi, Asumani twabonye uzi gucukumbura, twabonye ufite amateka y'abantu benshi, twabonye uzi ibintu byinshi cyane, twabonye uzi amakuru menshi, twabonye uzi amabanga menshi. Aba bantu ujye unyuzamo utwibutse abo bari bo. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi, banyarwandakazi, banyarwanda, mu gihe hasigaye iminsi mikeya ngo twinjire muri gahunda y'icyunamo, kunamira abacu, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abana, abakecuru, ababyeyi, abavandimwe bacu
bishwe urubozo, bishwe urw'agashinyaguro. Ubwo ndavuga jenoside yakorewe abatutsi muri Mata na Nyakanga 1994. Amezi 3 abantu barenga miliyoni bagatikira, bakajugunywa muri Nyabarongo, bakajugunywa mu byobo, bakajugunywa muri za toilette. Mu by'ukuri bapfuye urupfu rubi, bishwe urubozo, bishwe urupfu rw'agashinyaguro. Tugomba rero, dutegetswe n'inshingano zacu nk'igihugu kubibuka. Ejo bundi ku itariki ya 7 z'uku kwezi igihugu kizatangira kujya mu cyunamo hamwe n'isi yose nk'uko byemejwe n'umuryango w'abibumbye. Isi yose izunamira inzirakarengane z'abatutsi bakorewe jenoside n'abicanyi n'abategetsi babi na leta yari yarisi y'abatabazi, abasirikari bamwe n'abajandarume n'izindi nzego z'umutekano bagombaga kubarinda, bakarinda igihugu, bakarinda umutekano wacyo, ahubwo akaba ari bo bayobora ubwo bugizi bwa nabi, ubwo bugome bwose bwakorewe abatutsi, bakaraswa, bagatemagurwa n'imihoro, bagaterwa amacumu, bakagaraguzwa agati. Uko byagenze ni birebire. Iyo tubonye abantu bamwe bamaze kurengwa, hanyuma bakaza kuvuga ubusa kuri za murandasi ngo bari muri za politiki, bahakana banapfubya jenoside, bashinyagura, biratubabaza, ariko ntacyo bitwaye. Ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka. Hari nabo twumva izo za FDLR, abo izo nterahamwe bari muri Kongo, n'ubu bakirota kugaruka gukomeza ibyo bateshejwe cyangwa kurangiza abo bateshejwe muri 1994. Ibyo bintu gusa nababwira ko barota nabi kuko ntabwo bizongera. Aha rero Banyarwandakazi, Banyarwanda, hamwe n'ubusabe bwa benshi muri mwebwe, bibaye ngombwa ko mfata uyu mwanya kugira ngo muri abo ngabo bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ngarukiye kuri bamwe muri bo kandi bayirokotse. Ni ibintu biteye isoni, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu biteye n'ubwoba. Babandi bitwa abatindi, ni ijambo ryumvikana cyangwa buri wese yakumva. Nyarwanda niwe wavuze ngo umutindi umuvura amaso bwacya akayagukanurira. Abo ni babandi rero bahigwaga bo mu bwoko bw'abatutsi, hanyuma bakaza kurokorwa mu rugamba rukomeye n'inkotanyi, zikabomora, zikabavura, zigahagarika amaraso yatembaga ku mibiri yabo, zikababungabunga, zikabarera, zikabakuza. Uyu munsi bakaba ari abagabo n'abagore bajya hariya kuri za murandasi bagapfobya, bakanahakana iyo jenoside yatwaye ababyeyi n'abavandimwe babo, inshuti zabo n'abaturanyi babo. Muri bo ntatinze ndahera ku mugabo witwa Jean Paul Ntagara mubona hariya, aba mu burengerazuba bw'igihugu cya Canada, n'umugore Flora Karenzi. Banyarwandakazi, Banyarwanda, mwebwe mwakomeje kunsaba ngo mbibutse Jean Paul Ntagara uwo ari we, kuko nigeze kumuvugaho no mu biganiro bya buri gihe nkora nkunze kumugarukaho. Naravuze ngo Jean Paul Ntagara n'umutindi. Jean Paul Ntagara ni mwene Butare Paul, aha mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro,
mu murenge wa Kigarama mu kagari ka Bwerankori, kavukire wahazwi nko kwirebera. Jean Paul Ntagara Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye afite imyaka 17, ari mu mashuri yisumbuye muri École des Sciences mu by'Imana hariya muri mu karere ka Ruhango, mu cyahoze ari komine Mukingi. Ni mwene Butare Paul, mama we ntabwo muvuga, navuze ko ntazajya muvuga kubera impamvu z'icyubahiro cyihariye ngomba umubyeyi, ariko afite abavandimwe Jean Paul Ntagara. Hari bashiki be barokotse Jenoside, bamwe bari mu gihugu abandi bari hanze, ngira ngo niwe wabahamagaye ngo bamusange iyo za Canada ba. Yagiraga mukuru we umwe witwaga Musoni, wari umupolisi mu mujyi wa Kigali, ari mu barindaga Renzaho muri icyo gihe, mubyumve, ari mu bari bashinzwe umutekano wa Renzaho Tarisisi wari perefe w'umujyi wa Kigali. Ubwo Abatutsi bicwaga, Jean Paul Ntagara Imana yashoboye kumucisha mu maguru y'abicanyi baje kurimbagura iwabo. Ari umwana, murumva yari umusore, arihishahisha aratorongera arabacika, aramanuka arara mu gishanga aho bita mu Cyumbati cyangwa Zarabanani kubazi hagati ya Kigarama na Nyamirambo. Aharana n'undi mwana w'umuhungu nawe wari ucitse abicanyi, nzamugarukaho kuko arahari, igihe nikiragera cyo kumuvuga, ari mu Bubiligi. Buracya bamena mu Museso, Jean Paul Ntagara arombereza ajya kukivugiza mu muryango umwe wamwakiriye. Ubwo niko induru zivuga, igihugu gicura umuborogo, mujyi wa Kigali wabaye isibaniro, wabaye imiborogo hirya no hino mu makaritsiye, kuko twari hano, twari duhari, twari ahangaha mu mujyi wa Kigali, imivi y'amaraso itemba. Jean Paul Ntagara kimwe n'abandi Batutsi bahigwaga aho babaga bari, aho bahungiye mu miryango, mu bigo za Saint-Andre, mu bihuru, mu byuko y'amasaka, mu migezi, nawe bwariraga ati ntibucya, bwacya ati ntibwira. Kugeza ubwo nihuse intambara zagwanaga ibyo bita umuhenerezo, nta kurya nta kuryama, ziraswa n'intera hamwe n'abasirikari n'abajandarume ba leta y'abatabazi, ariko zirwana zishakashaka aho waba gihirita, waba atarashira mu mwuka, waba ari mu mferegi, waba ari mu gihuru, zishakisha waba ari mu nzu wasigayemo batishe, washoboye kwihisha mu idari cyangwa muri plafo kugira ngo zimurokore, zimutabara. Ni muri urwo rwego Jean Paul Ntagara inkotanyi zamusanze mu rugo yari yahungiyemo mu muryango wari wamuhishe, ariko uko inkotanyi zarwanaga turabizi, batabizi bazatubaze tuzababwira. Barwanaga kinyamwuga, barwanaga nk'abasirikari kweli, barwanaga nk'abantu bafite intego, bafite umugambi, kandi nta wundi guhagarika kurwana n'abantu barimo kwica abandi. Murumva ntabwo byari ibintu byoroshye cyane. Inkotanyi zararashwe, zarakomeretse, zabaye ibimuga kubera gutabara Abatutsi, Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi. Nuko nguko zamusanze muri uru rugo, kubera ko ba nyirarwo
bumvise zigeze hafi hano rwose hariya Nyamirambo zayinjiyemo, ba nyir'urugo barahunga bamusiga aho ngaho. Inkotanyi zimusanga yicaye imbere y'imbabura ahata ibirayi, yigize umukozi wo mu rugo umuboyi. Ziramubaza ngo ba nyir'urugo bari hehe? Ati ntabahari. Bati ngwino ntabwo tugusiga. Ntago bari bamuzi, Inkotanyi ntago zari zizi Jean Paul, yari umwana w'umusore uri aho ngaho. Ziramwevakiwa n'abandi bose ku Mumena, ya munsi ya stade Mumena, babatwara ku Irebero. Nuko nguko Jean Paul Ntagara yarokotse. Ibindi byakurikiyeho ari ibyo agenda avuga, rimwe na rimwe abeshya, ubundi akivamo avuga ukuntu babatwaye ari abana iyo za Gishushu bagakomeza hirya. Biza kurangira urugamba Inkotanyi zirutsinze, u Rwanda ruragangahurwa. Zitangira urundi rugamba, faze ya kabiri yo komora ibikomere, yo kuvura bari bafite ibikomere bibisi, gusubiza u Rwanda ubuzima n'abaturage, by'umwihariko abari bamaze kurokoka. Nuko Jean Paul Ntagara yasubiye mu ishuri, ajya kurangiza segonderi mu by'Imana. Araza igihugu kimushyira muri kaminuza zitangiye kubaho. Nuko Jean Paul Ntagara, leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, imiryango yari imaze kuvuka ireberera ikurikirana yita ku bibazo by'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, imaze kuvuka, hamaze gushyirwaho ikigega cyo gufasha abarokotse Jenoside, imfubyi n'abapfakazi, ndavuga FARG. Nibwo abana bacikije amashuri, bari bakiga, bari bayasoje, nibwo FARG itangiye kubishyurira. Nguko uko Jean Paul Ntagara yagiye kwiga muri Yerika, arangiza afite lisansi muri ekonomi cyangwa mu by'ubukungu. Murumva yari amaze gukura muri za 2003 na 4 kuza kugera 2012, nubwo yahambiraga akagenda iyo ngiyo hanze ngo arahunze. Ibyo wenda tuzabigira ikiganiro cyabyo, ariko icyo nababwira abanyarwandakazi banyarwanda, Jean Paul Ntagara uriya amaze kurangiza kaminuza, nk'umuntu urangije kwiga, nk'umuntu igihugu cyagombaga gufasha kimwe n'abandi kugira ngo agarure ubumuntu, ahumurizwe, yitabweho, afatanye n'abandi kucyubaka. Yagiye ahabwa, yakora imirimo itandukanye, ngira ngo yahisemo kwikorera. Yari yarize iby'ubukungu, biriya mubona by'imishinga y'abaringa baba barimo aho ngaho n'umugore we, yaba barabyize. N'abantu bazi gukora imishinga ibyara inyungu. Nuko byagenze. Hagati aho ngaho Jean Paul Ntagara yatangiye kwibonamo igitangaza. Akaba Muhutu, niko babivuga mu Kinyarwanda, ntabwo ari byo babivuze, ngo urengwa agashaka kurenza nyina akagura. Atangira kwigira igitangaza Jean Paul Ntagara. Ariko ubwo niko inzego bireba
muri hafi kugera ubwo yinjiye mu buyobozi, kugeza ubwo agiye muri njyanama ashyizwe cyangwa agizwe umujyanama muri njyanama y'umujyi wa Kigali, ubwo ni muri za 2012, ariko agenda yisumbukuruza. Ndashaka kugera ahantu hakomeye abanyarwandakazi banyarwanda, wenda nzabisubiramo nzabigarukaho kubera ko Jean Paul Ntagara arabizi ko muzi turaziranye, ariko ibyo uko ari ubu ngubu yego yakuyeho kuri we ntacyo gisova, nta garuriro, uretse ko aracyafite amahirwe kuko igihugu cyamugize uwo ari we, abamugize uwo ari we, kugeza ubwo ageze hariya yicara akabyimba agatukana, ariko akagera ku rwego ruteye isoni, ruteye n'ubwoba ku muntu w'umututsi, bivuge ntiwarokotse jenoside yakorewe abatutsi wahirwaga muri 1994, umuryango we bakawutsemba, bakamwicira ababyeyi, bakamwicira abavandimwe, hagasigara mbarwa nawe arimo. Uyu munsi akaba ari we utinyuka kuvuga ngo jenoside yitiriwe abatutsi. Muri make ntabwo imureba, ntahahuriye nayo, ntiyayirokotse. Nuko niba yanayirokotse ibyo ntabwo imureba, ahubwo ntabwo yakorewe abatutsi, ntabwo jenoside yo muri 1994 mu kwa 4 kugera mu kwa 7 yakorewe abatutsi, ahubwo yarabitiriwe kuri Jean Paul Ntagara mwene Butare Paul. Ni ishyano banyarwandakazi banyarwanda, kandi si we wenyine, hari n'abandi benshi, ariko uyu mwanya nawugeneye Jean Paul Ntagara, bigendeye cyane cyane ku bantu bamaze igihe kinini bansaba bati twibutse Jean Paul Ntagara uyu tubona hariya, w'umwesikoro w'umutekamutwe w'umutubuzi kimwe n'abandi bose, wirirwa yigaragura kuri Zoom ku ikamba we n'umugore we, atukana, abeshya, akibagirwa ko abantu bamuzi gusa ngo kubera ko ari byo bibatunze, nibyo bibatunze, ngo badatukanye ntabwo YouTube bibaha amafaranga, kandi batabonye amafaranga ntibabaho kuko nta kandi kazi bagira, nako gutukana gusa. Babaye abanyamusozi, les sauvages, les gamins, abanyamusozi. Jean Paul Ntagara ati jenoside yitiriwe abatutsi. Iki kiganiro azakibona ndabizi, barandeba barabizi ko nanjye mbareba. Banyarwandakazi banyarwanda rero nuko ngo imbiru ntirara bushyitsi kandi ngo akabayitswe nde nikoga. Banyarwandakazi banyarwanda, ari amagambo biya bintu mubona Jean Paul Ntagara avuga ku ikamba niyo kamere ye. Sinzi namugeranya n'umwana w'ishyari, umwana wavutse ku babyeyi batandukanye. Namwita umwana w'umuhahano wahashywe na nyina cyangwa wahashywe na se, hanyuma akaza kurerwa n'abatari ababyeyi be bombi. Kubera iki? Kubera utugambo twe. Jean Paul Ntagara, ndabivuga mu Kinyarwanda murabizi ibyo bita gucamakazwa. Gucamakazwa, kubunza utugambo, kuvana utugamba hanaha tujyana hariya, kuvuga ibintu by'ubudode, by'amatiku, by'amazimwe, ibintu bitarimo ikinyabupfura, bitarimo discipline, bitagira umuco. Ni uko mumubona kuriya, nuko nibyo byamuranze. Muri njyanama y'umujyi wa Kigali yari yarazonze abajyanama, abana amagamba kuri kanaka akajya kuyabwira kanaka, guteranya abantu, gusopanya abantu. Hari umwe mu badamu, mama witwa Roza, umwe mu babanaga muri ba members cyangwa ba membre, abajyanama
muri njyanama y'umujyi wa Kigali, niwe wahoraga amubwira ati Jean Paul, ibi bintu urimo ni ibiki? Jean Paul uteranya abantu, Jean Paul uvana amagambo, Jean Paul uhorana amagambo y'ubujajwa y'ubudode ujya mu matwi y'abantu, ujya guteranya abantu n'abandi, ibi bintu wabiretse. Yabibwiriye uburyo ngo yashatse ngo kwiyamamariza kuba umudepite. Namwe mu nyumvire, bwari uburenganzira bwe, ariko se yari kuba umudepite kugira ngo amarire iki abanyarwanda cyangwa amarire iki abaturage? Cyane ko yari amaze kumenyekana neza cyane, kugeza ubwo bamushyiraga mu nama bakamubwira bati Jean Paul, bakamwiyama bakamwihaniza. Ibi ngibi barabizi, nubwo azi ko tutabizi, arabizi. Ndaje mbabwira impamvu byabaye ngombwa ko ahambira akagenda. Yiyamamarije ubudepite biranze, amatora y'umuyobozi w'umujyi wa Kigali muri 2012 arabaye, ati yewe nk'umuresikape, nk'umuntu wacitse ku icyo gihe yarabyemeraga, ngomba guhangana nk'abameya w'umujyi wa Kigali. Biturutse hehe? Jean Paul Ntagara wari uzwi, wari ufite iyo identite, wari ufite iyo CV, iyo curriculum vitae, iyo identification, ayo mateka, iyo imyitwarire ye. Ntabwo byamuhiriye, ntabwo byari kumuhira, ntibyari no gushoboka. Hari ibintu bidahura, hari ibintu bidashoboka, hari intugu zitabirwa n'ikote nk'iri nambaye, hari n'igikanu kitabirwa na karavati. Jean Paul Ntagara rero ntabwo byavamo, ntabwo byari kuvamo, kuko yari amaze kugwiza fayiro, dosiye yari imaze kuzura, kandi bamubwira buri munsi agasaba imbabazi, akagara sinzongera ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo kandi ni nako yabifatanyaga abanyarwandakazi, banyarwanda, no guteka imitwe hirya no hino, yitwaje ko yize ibyo y'ubukungu, akagenda agakora imishinga. Iyi mishinga mubona abanyarwandakazi, banyarwanda, nimwumva ngo igishura, wa mushinga w'abaringa wo kwiba abantu no kubesikuruka no kubatuburira no kubatekaho imitwe, afatanyije na Thomas Nahimana n'umugore we Flora, ni igishura. Umushinga w'igishura niwe wabateranyije, ibyo murabizi. Mbere yuko ari hano i Kigali mu Rwanda, nibyo yabagamo, kandi akabona amafaranga. Abatari babizi bushize mu bihe byatambutse narabivuze, ariko reka mbibutse ko mbere yuko agenda yagiye kwaka, yarabanje akusanya amafaranga y'ingurane ku butaka bwaho iwabo bari batuye, hariya ku Irebero. Abahazi barahabona, n'ubu haracyahari, harubakwa, haguzwe na Banki y'u Rwanda itsura amajyambere BRD, ikora icyo bita expropriation, ibarira abaturage bari baturanye n'iwabo wa Jean Paul Ntagara imitungo yabo rwose. BRD yarayibaruye neza cyane, ibaha ingurane expropriation, kandi ingurane ikwiye, amafaranga atubutse cyane, miliyoni za magana. Icyo gihe Jean Paul Ntagara yari mu njyanama y'umujyi wa Kigali, murumva yaravugaga rikijyana, kandi ubwo ari nako abivangavanga no gufungisha abantu no kujya gushinja ibyo atazi muri za gacaca, no gukoreshereza abantu amadosiye ya gacaca, kugeza nubwo bigeze mu nkiko zisanzwe. Banamuhamagara iyo za Kicukiro mu Kagarama, bamuhamagara kujya kubura nabo yareze ntaboneke. Yabaga ari muri rwinshi. Amafaranga rero nk'umuntu wari ufite ijambo, amafaranga y'abaturage yose
BRD yakoreye sheke imwe iherekejwe n'urutonde rwabo yishyuye imitungo yabo. Dosiye, sheke, urutonde rw'abaturage, abaturanyi b'iwabo wa Jean Paul Ntagara, BRD ibishyikiriza ubuyobozi bw'umurenge wa Kigarama. Banyarwandakazi, Banyarwanda, nimwumva ko ari Murore, yitwaje ko yacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, yitwaje ko nta wamuvuga, yitwaje igitinyiro n'isura yari afite n'ubwo abantu bari bafite, abaturage muri rusange, kandi bavanze, barokotse jenoside, bahigwaga icyo gihe n'abatarahigwaga. Amafaranga yabo yose, ayo mafaranga yose, iyo sheke Jean Paul Ntagara afatanyije niwe wagiye kuyarutira, niwe wagiye kuyafata, ayagabana na se wabo tarabaga no mu Rwanda, waje ahunguka ava Uganda, witwaga Gashugi. Barayagabana, Gashugi ajya kuguramo inzu iriya za Gatenga, ibyo ni ikindi tuzagarukaho. Ariko abaturage bose abaguriwe na BRD bose, Jean Paul Ntagara yabacyuje amaramasa, batashye amaramasa, bamwe atangira kubatera ubwoba no kubahiga, abandi atangira kubashinja ibinyoma muri Gacaca, bahimbira amadosiye ngo y'uruhare baba baragize mu rupfu rw'ababyeyi be, rw'umuryango we. Birangirira aho ngaho, na n'ubu abaturage baracyaririra mu myotsi, babuze uko babigenza. Leta ntacyo yabikoraho uretse kuvuga ngo muzakurikirana umujura wanyu. Umuturage uzagera muri Canada, ariko igihe kizagera, ntabwo Jean Paul Ntagara ari igitangaza ku buryo atakurikiranwa ngo aryozwe ibyo yakoze, agarura amafaranga y'abandi. Si ibyo gusa, ayo ngayo yakubise ku mufuka, ariko nanone nk'umuntu wari umaze kumenyera imikoranire, kugira imikoranire yisumbuye na BRD, Banki y'u Rwanda itsura amajyambere yaragiye, uko yabigenje ni umuhanga cyane, nabibabwiye ngo ni umutekinisiye. Abantu nk'abariya b'abanyamanyanga baba ari abahanga mu kwigisha abantu no kureba abantu mu bwonko, ku buryo icyo yahagurukiye kugukuraho byanga bikunda kigukuraho. Nuko yagiye afata inguzanyo muri BRD miliyoni 50 zirenga, ngira akubita ku mufuka. Ariko ubwo hagati aho niko apanga amayira, abantu bajye bamenya, nibabona umuntu agiye hariya yigaragura, bamenye ngo uyu nguyu n'uyu, uko twamuguye kandi ari nuku nguku n'uyu nguyu, niko arimo gushaka amayira. Ibi nimbivuga abantu benshi bari buze kumwibuka, ubwo buri gihe, buri mwaka icyunamo uko cyatangiraga, ahitaga ajya Uganda ngo agiye kwibuka Abatutsi bariya mu muhango wo kuri ya rwibutso rwubatswe n'umugiraneza, umuntu w'umunyamugisha wubatse urwibutso hafi na Victoria. Abatutsi barushywe muri Nyabarongo, bikaza kurangira bageze muri za Victoria iyo ngiyo. Jean Paul nuko yagendaga, ariko arimo ashaka amayira, kuko igihe yahurutukaga ngo arahunze niho yaciye, nabyo turabikomoza. Akagenda akamara igihe runaka, iminsi runaka, akongera akagaruka, agakomeza za gahunda ze zo gushaka amafaranga.
ni muri urwo rwego yagiye muri banke populaire yakoze baringa ya ONG cyangwa umuryango utegamiye kuri leta yise ikintu yise protection tekiniko ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni umuntu uzi gukora imishinga kawushyira hariya akawandika bikarangirira aho ngaho, ubundi agashaka amafaranga Jean Paul akakubita ku mufuka. We n'umugore we nawe nuko icyo gihe umugore we Jean Paul yabaga ari muri ibyo, undi nawe bariganye. Icyo nacyo mu kibuke banyarwandakazi banyarwanda biganye mu by'Imana, bamenyanye kera. Buriya bukozi babamo bakora n'ubugome bwabo, ndabyita ubugome kubera ko n'umugore we nuko babutangiranye bakigana mu by'Imana. So ubwo Jean Paul yabaga ari muri ibyo rero, umugore nawe ntabwo bashobora kubihakana, ntibashobora no kubinyomoza. Ubwo niko nawe yari arimo akora imishinga. Hari projet yakoreraga, ndavuga Flora Karenzi, yari yegamiye kuri ambasade cyangwa barizwaga muri ambasade y'Ababiligi. Aza kubivamo atangira gukora imishinga. Yagiye yari afite umushinga ngo gufasha abana bo mu muhanda. Nawe yajyanye agatubutse, ndavuga Flora Karenzi, dore ko ari we wabanje kugenda mbere, yajyanye agatubutse. Banyarwandakazi banyarwanda, Jean Paul yaragiye muri banke populaire ahashikuza miliyoni 25. Iyo dosiye iri hano muri aya madosiye yanyu. Jean Paul Ntagara yagiye mu bimenye, cyakora iyi projet yarayihushije kandi byaramubabaje. Ndabizi ko agendana icyo gikomere, niba ariko nakita. Yagiye ashaka, yapangaga kwisikuruka amafaranga muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Minagri. Yari yakoze umushinga, abantu barabyibuka, igihe havugwaga guteza imbere igihingwa igiti cya boberi, igihe cyaba Rujugiro n'imvugo abantu barabyibuka, boberi, amagweja, ibintu nk'ibyo ngibyo. Jean Paul Ntagara ntabwo yahatanzwe. Yari agiye kuritura miliyoni 400 ngo azambukane, ariko baba bamuvumbuye, baba babimenye inzego zibishinzwe, baravuga ngo nimugenze gakeya. Hagati aho nibwo yagiye anyura Uganda. Bari bafite umupadiri w'inshuti yabo. Icyo ni ikindi kiganiro cyihariye n'indi dosiye. Wajyanaga ubucuti bwihariye na Flora Karenzi. Ubwo bucuti hari n'ibindi buvugwamo bitari ngombwa ko nkomozaho kugira ngo batazasibanganya ibimenyetso. Ariko uyu mupadiri Roy niwe wafashije kugenda, habanje kugenda Flora, ni nawe asigaye akusanya utwangushye, asigara nyine yegeranya ako gatubutse yambukanye, nyuma aza kugenda amusangayo. Ubwo nshiye muri make Jean Paul Ntagara. Bageze iyo ngiyo ni ukubibutsa gusa kuko bamwe murabizi. Babanza gukungikana Nyamwasa Kayumba, ariko bari bafite tageti y'iki y'amafaranga. Bya bindi bamenyereye ku mafaranga. Jean Paul Ntagara n'umugore we ntacyo bababeshya. Bashaka kujya ku kigega, basanga undi nawe ararikanuye. Kayumba Nyamwasa
nzababwira iby'abantu birirwa bavuga ubusa, nzababwira icyatumye Kayumba Nyamwasa ahaguruka agahunga. Ntabwo ari biriya, ntabwo ari byo. Ariko umuntu ushobora kubaza ngo ese kutabitubwira? No, igihe gitanga igisubizo kandi nkonihira igihe. Ni umunsi kandi utari kera nzababwira bya Mukankikuriya maze imyaka n'imyaniko wigarakura akikomanga mu bitoza ngo zapinya n'ibike byose agatukana. Rega abantu rimwe na rimwe bakanavuga ngo mujye mumwihorera atazabatuka, tuka kuri ba mama banyu. Ibyo ni ibiki? Nzababwira ko ari imurore kuri Mukankiko. Noneho niyongera kugira uwakanga muzambwire. Mukankiko, Sylvia, Copenhagen, Denmark, Kobwa w'Imara nk'uko abivuga, Mara muri Rutobwe, Murenge wa Kayumba, cyahoze ari komine Rutobwe. Hene Mutabaza Andereya, muzukuru wa Samvura, muzukuruza wa Nkiko. Ababwira Jean Paul Ntagara n'umugore we rero binaniranye, ubwo nayo mbabwiye bya Nyamwasa. Nawe aba bantu n'ibisambo. Aba bantu ni abantu intambara irangiye bashatse kubaho batunzwe n'amano kandi bidashoboka hano mu Rwanda uko rwari rumaze icyo gihe. N'ubu ngubu u Rwanda ruteye imbere rwasubiranye rwongeye kuba igihugu. Ntushobora kuzana ibyo kuvuga ngo urarya ibyo utavunikiye gute se? Iterabwoba gusa kangata uri gitangaza. Wararokotse jenoside, none nta uri buvuge, uragenda wambura iby'abandi, wicukize, wica ushaka, ufunga ushaka. Imwe byaba Gahima ajya muri Bakari ufata inguzanyo ya miliyoni 72 azitirira nyina umukecuru w'imyaka 80. N'ibyo ngibyo dore biranze rero. Jean Paul n'umugore we biranze kwa Kayumba, barahuriye barahutereye bacakiranye n'umwesikoro mukuru, mutubuzi mukuru, mutekamutwe mukuru mpuzamahanga Thomas Nahimana. Barabanye baracunganye nuko baza kumera nka za zindi rero zarwaniye muri yandi bapfuye bya bindi by'ibishura. Niba ari ibishura, Jean Paul n'umugore barahambiriye, baragiye bajya gushinga imishinga tuvura. Ibyo bavuga rero muri make Banyarwandakazi, Banyarwanda, ibyo Jean Paul Ntagara avuga n'umugore we barataye umuco. Navuga ko barindagiye ibyo kuvuga ngo barakora politiki. Ni politiki y'inda zabo. Ni nayo mpamvu mbabwiye Banyarwandakazi, Banyarwanda, muri ya gahunda yanjye yo kubaburira, mwitonde. Jean Paul n'umugore we none dore basigaye bajya kwikamba kuri Zoom, ari mu cyumba ndari muri salo, bagatera bakikiriza bombi uko ari babiri. Mwitonde, dore bamaze iminsi bavuga ko bazanye undi mushinga bise ngo unga hanga. Forora Karenza akaba umunyakigega. Baraje rero, mwitonde mubitondere. Biriya mubona byaba ari abagabo batatu bagize amapiyo bahora bazana kuri Zoom, uriya Mboniga Bizidori, Munyabagisha Sekidende n'uriya ngo bita ngo Evangeliste, bakaza bakabafasha gukomeza umunsi ku wundi gutukana gusa, gukorongana gusa, gusebanya, gutesha abantu agaciro. Nabejeje ubundi muzababone kimwe na Mwemayire na Thomas Nahimana. Igihe gitanga igisubizo. Arabwiye ngo intebe y'ikinyoma wicaraho rimwe ntwicaraho kabiri, kandi umugezi w'isuru urisiba.
banyarwandakazi banyarwanda rero mureke muhagarike ibintu byo kwigira udutebo tuyozwe ivu n'abari abatekamutwe nkuko nabivuze mu kiganiro giheruka kuri General BM Emmanuel Habyarimana. Iyo mubona Jean Paul Ntagara n'umugore we cyangwa nabo ba Munyabagisha bafata amasaha 3, Jean Paul ntabwo mumuzi mwebwe, Munyabagisha se waramuzi, Mboniga basaramuzi, we Evangeliste saramuzi, abakuza buriya bugambo bwe. Ndavuga Jean Paul Ntagara turiya tugamba gutukana, kumenya gucabiranya, kwigira abajeyi, kwigira najua, kwigira umuntu usobanukiwe, kwigira umunyepolitiki, kwigira umuntu impartial, mutagira aho bogamiye, nyamara kanyuzamo akazana za ngengabitekerezo. Nangwa n'abandi bo byararangiye bakuyeho bapfuye bahagaze ba Thomas Nahimana bati ibintu byose byabo byose amaraso yabo ni hutu n'ubuhutu tuzi cyari cyo, sibyo? Nangwa nabo, ariko noneho umwihariko Jean Paul Ntagati yewe amoko banjije ko ndi umututsi, bakajya hirya bakagambana, hanyuma se kandi umuntu w'igitangaza ye Jean Paul wabuze byose, ni wa wundi wabuze byose nk'ingati imene. Ntabwo yacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, oya, n'ababivuga barabimwitirira. Azatubwira icyo ari cyo rero, muzamutubarize. Birakwiye ko Jean Paul Ntagara abanyarwandakazi banyarwanda muhaguruka mukamubwira ngo wavuze ko jenoside yakorewe abatutsi muri Mata na Nyakanga 1994 kuri wowe ari jenoside yitiriwe abatutsi. Nukuvuga ngo mubo yitiriwe harimo se na nyina n'abavandimwe be nawe ubwe. Ibyo si ubutindi se banyarwandakazi banyarwanda? Nubwo ari ubutindi gusa, n'ububwa n'ubugwari. Umuntu w'umugabo w'ikigwari bamwita, bavuga ko ari imbwa, kandi kuba imbwa si ukugira umurizo, nta nubwo ari ukugira amatwi atendera, nta nubwo ari ukumboka. Kuba imbwa ni ukurangwa n'imyitwarire y'ubujiji, imyitwarire idakwiye kukuranga. Ibikorwa bya Jean Paul Ntagara, imyitwarire ya Jean Paul Ntagara, imikorere n'imigenzereze ye, ibyo avuga byose ni ububwa, kubera ko yananiwe kwifata, yananiwe gukenyera ngo akomeze afatanye n'abandi banyarwanda n'abanyarwandakazi kubaka igihugu, atungwe n'ibyo yavunikiye, n'ibyo yabiriye icyuya, yuhiye icyuya, ahitamo gushaka gutungwa n'iby'abandi, akoresheje ubwisikoro, akoresheje ubujura, ubutekamutwe, guhimbahimba, bimunaniye bimuyobeye, amera nka Mwimayire wacuruzaga abana b'abakobwa, hanyuma yamara kuvumburwa agatorongera kugeza uyu munsi naho ari Mirantoni hari. Na Jean Paul nuko. Ubugome bwa Jean Paul tuzabuvugaho, ubugome bwa mbere busumba ubundi kuri Jean Paul Ntagara mwene Butare Paul, wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi n'umuryango we, no guhakana no gupfobya jenoside, gutinyuka mu kanwa ke Jean Paul Ntagara kavuga ngo jenoside yitiriwe
abatutsi. Mukomere.